mwaramutse mumeze neza mwiriwe umugoroba mwiza bitewe n'ahantu uherereye. Uyu munsi rero reka mbabwire mbazaniye abastari imyambaro like abastara benshi mwagiye mubona ukuntu abantu bari bambaye mu gitaramo cya Gala Silver cyangwa se Silver Gala gitegurwa n'umukobwa bita Shelly Silver. So uyu munsi rero uko mugiye kubona mwese iyi ni imyambaro y'abantu uko bagiye bambaye nuko basaga muri Gala Silver. Nabanje kubereka imyambarire yabo uyirebe neza witonze ureba bahiga abandi utanga amanota nawe. Niba utarakora subscribe kandi wihutire gukora subscribe kuri YouTube channel ya Mugeni Clarissa. Hanyuma rero nubwo nahereye ku bandi ariko uyu nguyu tugezeho yitwa Juno Kizigenza. Hanyuma uyu nguyu nawe akaba ari Kivumbe waririmbye ngo singe wabanje gukunda bino byana by'amatsaye. Yes aba ni abastari bo mu Rwanda n'ahandi hatandukanye bitabiriye igitaramo cya Silver Gala. Uyu kandi akaba ari Aline Sano yari yajambaye utuntu turi kaju tworoheje cyane rwose, ariko hari umukobwa wari wabikabirije hano ndetse binamuviramo gutwara igihembo cy'umuhanzikazi wambaye neza award. Uwo twakwita Bwiza nawe ari mu baserutse mu gitaramo. Hanyuma tugera kuri Masamba Intore waririmbye kakahava ndetse akafatanya n'umwana Naomi, umwana ubarizwa mu itsinda rya Shelly Silver, dore ko nawe yagaragaye ku rubyiniro ari kuririmba indirimbo ye nshyashya. Uyu mwana akaba ari umunyempano ukunzwe cyane mu bakiri batoya. Hanyuma uyu akaba ari umusore cyangwa se umukobwa bitewe n'ubwo n'amahitamo yagize. Hanyuma uyu nguyu nawe akaba ari umuhanzikazi Butera Knowless. Abantu mwarabibonye ukuntu Butera Knowless yari yambaye uyu muvandimwe nagajya ava kwizima nagajya saza. Bose n'abantu ari kugenda mbereka imyambarire yabo ukuntu bari bambaye ukuntu basaga. Byari byiza cyane, byari byiza mwabantu mwe. Aba n'abatipe bari bavuye hanze, abastari, abahanzi, abanyamakuru, aba MC bo mu bihugu bitandukanye bari baje babukereye baje mu gitaramo cya Gala Shelly Silver cyangwa se Silver Gala ku bantu bitewe nuko ushaka kubivuga. Gusa nyine igitaramo cyashimishije abantu benshi cyane. Nakomeje mbabwira ngo Knowless yari yambaye, ariko ngira ngo byatunguye abantu benshi cyane ko Knowless ari umwe muhanzi bamaze imyaka myinshi ku isonga, ariko akaba atajya ahinduka cyangwa se ngo ahindure uko asa. Muri make ntabwo ajya asaza. Hanyuma hano hari umunyamideli wacu w'umusore w'umunyarwanda rwose ukiri mutoya, yaje yambaye neza, akaba yaravaniyemo no gutwara igihembo cy'umuhanzi w'umusore waje wambaye neza w'umwaka. Hanyuma uyu nawe akaba ari umuhanzi cyangwa se umukinnyi w'amafilme twita Irunga Ronjine. Abenshi bamuzi muri Kariza wa Karisa nka Rudahunga, abandi bamuzi ku mazina menshi atandukanye. Aho ngaho akaba yarari kumwe n'umusore ukiri mutoya rwose, ndetse yaje no gukomeza kugumana n'abahanzi batandukanye. Aba n'abastari bose nkubwije ukuri navuga ngo bamwe sina nabazi. Nk'uyu nguyu ntago nzi rwose ukuntu yitwa, ariko yisanze kuri urutonde bitewe n'ukuntu yari yambaye neza mwabantu mwe. Abantu bari bambaye neza. Uyu mukobwa ari hano mu MC akunda gukora muri mu kwita izindi ngagi. Naramubonye muri za East African Got Talent zabereye muri Kenya. N'umuyobozi mpuzamahanga muri make, ndetse akaba ari kumwe n'umukomedie nawe rwose wabigize umwuga gukora ubukomedi. Hanyuma hano turaza gusanga Katia Kamali cyangwa se Katia Kamali, umukobwa sister wa Naomi Ishimwe Miss Rwanda 2020. Akaba ari umukobwa mwiza, dore nguyu Ishimwe Naomi sister rwose. Hanyuma turi kumwe na minister rwose w'ubuhanzi w'inganda. Uyu ministre ni ministre wa mbere tugize mu Rwanda, ukiri mutoya w'umudamu kandi ushoboye anatuje. Hanyuma hano tuza ku cyamamare kibaza iminsi kiri kubica bigacika bro. Iyi mihanda uyu mwana arayivugisha bikayagara. Uwo twita ngo Miss Mutesi. Aha mwabonye Mutesi
Mutesi wacu ewana akaba ari umwe mu bakobwa twavuga ngo rwose babiciye bigacika. Jolly ni umwe mu bahanzi mbose umuhanzi ni umuminsi ni umu kuko uri ibintu byinshi mbuza ahantu mvuga gusa nyine no mu business woman ushoboye. Hano rero tuza kuri the owner of the Silvagara bamwita Shelly Silva, akaba ari umubyinnyi kabuhariwe ndetse ufite n'ikirango cye aho bamukoreye igishushanyo cye kimanitse mu mujyi w'Ubwongereza i London. Hanyuma uyu mukobwa akaba yarabonye kubyina gusa bidahagije amafaranga akura mu muziki we. Ni umwana ukiri mutoya ariko wari ufite impano yo gufasha abandi. Yes. Hanyuma rero dusoreze kuri Ishimwe Naomi Miss Rwanda 2020 akaba yaribasiye imitima y'Abanyarwanda. Uyu mukobwa ari mu bantu bakunzwe nk'abantu, uyu mukobwa arakunzwe cyane. Hanyuma rero nyuma yo kuva muri Gara Silvagara yaje no kumurika ikindi gitabo cye gishyashya, akaba ari umukobwa cyangwa se umudamu dore ko yimariye vuba rwose.